Tugakora. Turabaramukije tuzacu za DNC TV24 turabaramukije abari mu majyepfo amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba turabaramukije namwe kandi muri ku migabane itandukanye ku migabane y'Uburayi, Aziya, Amerika, Atlantika na Australia mwese turabaramukije. Nkuko musanzwe mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'imikino, imyidagaduro, by'iyobokamana ndetse n'ibiganiro bivuga ku ngingo zitandukanye. Muri aka kanya rero twatembereye mu busitani bw'ahantu bita Gatagara ni mu karere ka Nyanza umurenge wo ni Mukingo. Nawe n'undi mujyama ngira ngo mwamubonye mwamwibwe, ngira ngo ntabwo abamumenyereye bamenyereye kuri DNC TV24 abatamumenyereye ntabwo ngiye kukuvuga kubera ko nta mugabo wivuga. Ubundi Kinyarwanda avuga ngo umugabo arivuga nta ushaka kwibwira abatukurikiye DNC TV24 hanyuma turatangira tukiganira. Turabaramukije abari hirya no hino mu mpande enye z'isi. Jewe tugiye kuganira no kubana kuri TV yacu, nitwa Jean d'Amour Akunese. Jean d'Amour amakuru ni meza brother. Ana harashize igihe kirekire cyari giciyemo tuba turi muri shuguri z'isi n'ubuzima no gushakisha. No gushakisha ariko nyine urumva ubuzima se ni ubuzima ugomba gushakisha ukirwanaho ukarwanaho n'abandi. Hari ibintu abantu bajya bavuga ngo mbere yo kugira urwanaho banza wirwaneho, kandi ntabwo wakwirwanaho utagize icyo ukora. Ngira ngo nibwo buryo bwiza twabisobanuramo. Amakuru ni meza. Twarabonanye kabisa. Twaraburanye. Ni shuguri nyinshi, shuguri ariko turi kumwe mu mpande zose. Kandi ntekereza ko bizagenda biza. Naje kumenya rwose ko ibintu ari uburyohe kabisa. Ndavuga ni D'Amour ngomba kuganira nawe D'Amour. Naje nishimiye ko hari amakuru menshi. Yes. Hari amakuru menshi rero agiye atandukanye hirya no hino. Ni nayo mpamvu twaje gutekereza ko nka DNC TV24 gutembera mu majyepfo tubonane n'umujyama wacu D'Amour. Ukimara kumubona nyine wita utangira kumva ko ibyishimo batangiye kuzamo kubera impamvu zigiye zitandukanye. Muri aka kanya rero twagira ngo utubwire inanga mu majyepfo byifashe bite? Mu majyepfo by'umwihariko inaha Nyanza ibwami twanda kuvuga ko ariho ubundi umuco waturutse. Turagumye namwe kandi nkeka ko iyo mwaturutse kuvuga muti turi abantu mu majyepfo se babayeho bate. Tuzi ko mu majyepfo especially Nyanza ari abantu ku gicumbi cy'umuco. Ku gicumbi cy'umuco. Areka n'ikiburira Nyanza y'abantu iyo twageze twumva ko twageze muri Rwanda rwa mbere rwa kera nyine ku gicumbi. Ariko kandi mukanatubeshyira ngo ko abanyenyanza ngo bavukana yisumbuye n'abanyabutare. Reka ndabonera ukuntu gahunda zazimeze. Ndabyibuka kira tukiri abana bato. Nigaga hariya za secondaire nayo zara Kicukiro kuri International Academy. Hanyuma rero hari abana cyo kora koko icyo uvuze kirashoboka, ariko cyane burya ngo abantu ngo bavukana atatu ngo ni abantu bihuye epfo hano hahoza Strida muri Strida epfo Inyanza na Ihuye zahuye. Ariko nanone hari izindi karitsiye ugira ko ati shanti ngende umunyenyanza. Abanyenyanza rero ngo nabajyangire. Ari umwana twiganaga ajya ngambira ati ati we ati ntunyinishe ati ngende umujyangira ati ndi umunyenyanza. Ati nakuyoba ukumirwe n'ahantu urumva mana nubwo wena twakure muri biriya bice bya za Kigali hose. Ariko umunyenyanza iyo muri kumwe uravuga utashobora kumbwira amajambo abiri yumvamo rimwe hanyuma nareba ku ruhande nyine akambera umunyenyanza. Ariko ntekereza ko uyu munsi ntabwo ariko bimeze kubera ko abantu bagenda bajya mu nce zitandukanye bakitandukanye bakaba mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku buryo ntekereza ko uyu munsi waturutse iburasirazuba ntabwo wakumva ko umunyenyanza kubera umunyenyanza. Waturutse aho waturutse hose azirongazi muri abanyarwanda. Ako ni akari gaciye nuko. So nsanze rero bifite akantu
nakaji nakaji abakozi b'Imana bari ku murimo wose ariko mana ngo umurimo ni mugari cyane agaterwe rero nigeze kumva abantu bavuga baterekana ati hano hari umujya ukunda kubyita ati umurimo ni mugari umurimo ni mugari byaturutse hehe donc iyo ntuzi ni kasiro gukuntu ako gaterime ni ngiye wakazanye muri societe ahantu nkora ubuzima bwa munsi umuntu ashakisha ariko nigeze kubanganira nagiye gusengera mu Nyamirambo hanyuma tuganira n'umukozi w'Imana waraturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Ted Wilson hanyuma arigisha amaze kwigisha ashyiramo ku kantu wadusemuriraga aravuga ngo umurimo ni mugari hari muri 2005 ku kantu ariko naje gufata agaciro kako muri 2008 nza kumenya umurimo ni mugari uko isi ibayeho ukuntu ubana n'umuntu muri community isanzwe society hanyuma mukabana mu buzima busanzwe ari inshuti yawe ariko akakwihinduka mu buryo utakekaga ukavuga uti koko wa muntu wavuze bya bindi koko umurimo ni mugari no kuvuga ngo urabona ukuntu bajya bavuga ati kavuga ati ukizera umuntu kamwe utari ko please ati uraguma wizera umuntu atari ko buryo umuntu ni mugari wowe wabihindiye kuba umuntu ahubwo umurimo ni mugari ndavuga ni noneho umuntu ko ari mugari n'uyu murimo dufite wo kubwira abantu ati mureke guhemuka mureke kugira mute mubana n'abantu neza mu mahoro none umuntu ubwo ari mugari n'uyu murimo dushaka gukora ni mugari nuko nabihuje aho bakubonye damura ati umurimo ni mugari ako kantu warakubatse kabisa kuko ndabyibuka muri ishize naje gukora ibiganiro muri izi nce nibwo nabaje ati ese umujyamo bita damura ati muramuzi cyangwa ati damura ahantu bita Nyanza ati umurimo ni mugari cyangwa bitanumano izina wari ryubatse so ku bantu wenda tutatangiranye muri kumwe na Brother NC muri kumwe na Damur turi kwiganira bisanzwe nk'abanyarwanda hanyuma tukaba turi kuri mikoro na kamera za DNC TV24 turabakunda murabizi mu inshuti nziza zakadasohoka ku bantu batarakora subscribe mu ikoresha comment kugira ngo ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi bije bibageraho murabizi iyi channel ni channel yanyu ni channel y'abanyarwanda abari hano abari mu mahanga abari hirya no hano hatandukanye ni channel yanyu murabizi ko tukora ibiganiro bitandukanye ibiganiro by'imikino imyidagaduro by'ubukamana ndetse n'ibiganiro byo ku ngingo zitandukanye gusa igihe cyinshi muri kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV 24 tugira rero abantu tuganira nabo bagiye batandukanye uyu munsi nyine turi kumwe na Damur yagiye kutuganirira tubwire uko nyine inaha mu majyepfo byifashe cyane ko ako kantu kitwa umurimo ni mugari niko kantu narinje kugira ngo rwose usobanurire kuko numvise karubatse kari gukora umuti buriya kari gukora umuti kabisa ijambo umurimo ni mugari riri mu nguni zose tujye mu buzima busanzwe ziri mu nguni z'uko ubona ubuzima bwabiye nta mpamvu yabyo rero ni uko isi ishaririye kandi umurimo ari mugari ari naho ejo bundi nahoze nganira n'undi muntu gato arambwira ati ariko Damur uko ubona abasore tudashaka neza bite nabandi umurimo ni mugari ariko nta kantu numvise ugomba kuba wenda ubwo uzatubwira kajyanye n'iki hari akantu nyine ukomojeho se ko badashaka timeza ati umurimo ni mugari cyangwa ariko ntacyo reka nereke kukumenyesha wanjye uzafata umwanya ubwire inshuti za DNC TV24 wabwire ikiri kujya mbere wenda tugarutse umurimo ni mugari riri kandi koko bifite icyo bisobanuye mu buryo buri mu buryo mu buzima bwa buri munsi yaba n'uburyo buri spiritual umurimo ni mugari kuko buriya iyo ushaka kureba ko isi imeze uyireba mu buryo bugari je niko ndi kubyumva reka nimba hari kandi washaka gushyiramo
twasangiza abakunzi ba DNC? Ni muri ubwo buryo, ni muri ubwo buryo. Ejo bundi nahamagawe n'umushumba, hanyuma arambwira ati koko ka kantu ntangiye kukumva, ni muri cya gihe bari bafunze hariya tujya dusengera ku ngoro ya Yezu, ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango. Arambwira ati Damuru, tumaze kubona agaciro ka rya jambo ryawe ko umurimo ari mugari koko. Ati ahantu hasengeraga ibihumbi, ati kuba hafunzwe, ati hatujujwe yenda ibisabwa n'imyifungataro yahavutse, ati koko umurimo ni mugari. Ndavuga nti yego, niba koko ibintu bigeze aho umurimo ni mugari mu nguni zose. Umurimo ni mugari, ikintu byari bishatse kuvuga nuko ibyo dukora byose tugira challenge. That's why dugomba guhora buri gihe twigisha tukavuga duti abantu ni uguhozaho. Niyo mpamvu ugiye mu magambo make kandi ajimije navuze ko umurimo ari mugari. Kandi kuko birumvikana, wenda tugarutse kuri ako kantu wari ukomeje kuba kwa Yezu Nyirimpuhwe hariya mu Ruhango bahafunze, twari dufite gahunda yo kuhasimbukira tukajya no kuganira n'abantu babo batuye. Ese nuwe mumaro kwa Yezu Nyirimpuhwe hari afitiye sosiyete nyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange? Ese icyo hari hamariye abantu bahatuye, tutagiye mu isengesho cyane, ahubwo tureba n'uburyo buri economic. So rero aho gusa ntabwo twabashije kuhagera, ariko turazi neza ko nka DNC TV 24 tuzasimbukira tujye kuganira nabo. Aho hantu icyo kintu rero kivuze, ndavuga ese wenda RGB yarebye donc ubuyobozi bwarebye busanga ari ngombwa ko haba hahagaze cyane ko ngo hari abantu bari babuze iminsi ubuzima kuko haba hari umuvundo w'abantu benshi cyane. Ariko burya nicyo nyine bivuze, igihugu kiratureberera, kikareberera umunyarwanda, kikarebera ibyiza bya. Ariko ndahamye neza ko wenda icyo bazasabwa gukora kugira ngo ubutumwa batangaga muri rasengesho bukomeze, bazagikora, kandi turizeye ko Imana izabikora. Kuko igihugu ni umubyeyi, kandi burya abayobozi sasubiza bashyirwa hano, kandi amavuta y'Imana abari ku bitugu. Nibyo rwose. Buriya twizerera muri ibyo byose, ari nayo mpamvu turizera ko igihe kizagera ibyo basabwe gukora nibabikora bikajya mu mucyo, tayari tuzongera tujye gusengerayo, kubizera isengesho no kubizera muri Kiliziya Katolika. Reka twigarukira ko nakari gaciyemo. Niko aka kaji ko karyoshye. Aya ni inyengo y'Inyanza. Karyoshye kabisa. Tukiri hano rero turi muri jaride, ngira ngo muri kubona hari jaride, hari ibiti, hari n'udukoko. Utu dukoko tudatinya abantu. Izo nkoko ntago zitinya abantu kuko urumva zibana nabo mu buzima busanzwe, nibo bazitaho. Izi ni za nkoko za kijyambere zibyara amafaranga mu gihe gito. Izo rero kuko zihora n'abantu bazitaho, niyo mpamvu igafata gutyo. Kandi kari inkoko nziza. Ni inkoko nziza pe. So urabona ahantu turi ni ahantu heza cyane, ni ahantu abantu bashobora kuruhukira bakicarira. By the way, tunababwira ko ni jaride nziza, aho mubona ko ushobora kwicara ukaganira, waba ukeneye akantu ko gufata ukagafata. Ni muri jaride ya Vestiaire Inn Bar Resto, ni ahantu bita Nyanza, mu murenge wa Mukingo, ni akagari ko ni Gatagara, hafi neza y'ibitaro bya HVP Gatagara. Ubu niho twibereye rero, turi kuganira, niho twasanze Jean Damour. Ni umuntu w'umusaza ukunda kuganira cyane kabisa. Abana bamwe bakunda kuganira, ariko cyane ngo umurimo ni mugari. Nawe twafashe umwanya wo kuza tukicarira hano. Nkunda kugira ibiganiro, nkakunda kuganira n'abantu, kuko namaze kumenya ko iyo uganiriye n'abantu baragucalenjinga. Muri uko kugucalenjinga rero niho ukura iyindi experience y'abantu, y'umuntu muri rusange. Ni naho ukura experience yo kuba muri sosiyete nyarwanda. Kuko ni byiza kandi nanone kuba muri sosiyete mwumva ibintu mu buryo butandukanye, ko niho we improve mind yawe. Niyo mpamvu rero ngiye nkunda kuganira, kandi ari ubabaye, ari uwishimye, ari uwo mbwiye
akambwira ati ugira blague nyinshi Yeah. ndabwira no nibiyo si dutuye tukagenda duhuza bikaza kurangira tuganiriye iyi si urumva uyu mubumbe dutuyemo mubumbe dutuyemo ni ushaka kukubera mwiza cyangwa ukakubera mubi bitewe n'ukuntu ufashe niyo mpamvu ngeyo mbona wenda abantu bagirana ibibazo muri aho bari muri community barimo cyangwa se muri society barimo nibaza ibintu byinshi cyane kuki abantu bagirana conflict cyangwa se amakimbirane haba habaye iki ese ayo makimbirane ni buryo ki ashobora gukemuka wenda iyo topic wenda tuzongera tuyiganireho kubera ko hari byinshi cyane society ikeneye kumva no gusobanukirwa dukoresheje ubumenyi dufite ndetse na social media dukoresha ku munsi ariko icyo nari nshatse kuvuga hari ibintu byinshi abantu bagomba kwigira mu kubaho nyine ku buzima bwabo bwa buri munsi ukuntu wari ukivuze hari akantu wari ukomojeho wari uvuze ko wari ukomojeho akanya kari kariho twatura dushaka gusobanura donc cyane n'ubundi turakibanda kuri wa murimo ni mugari narivuze nti nkunda kuba muri societe ichallenging umuntu aha rero iyo tugeze aho ngabo bavuga ngo ukunda kuba muri societe ichallenging umuntu icyo ngiyo ni ikintu it's very important ni ikintu cy'ingenzi cyane kubera ko ntekereza ko iyo abantu babayeho ntago bashobora kubaho ari uko bose bumva ibintu kimwe ubundi kuki abantu batinya challenge kandi challenge ni tools cyangwa se ni ikintu cyiza gishobora gutuma uhindura mind ikakuvana aheza ikakuvana habi ikujyana heza cyane cyane kukeburana ubu nk'urugero nshobora kubambana n'abantu muri society runaka umuntu akavuga ati ko bro ngiye ibi bintu ukora ntago mbikunda sibyo iyo ni challenge challenging noneho kubera ko muri ngewe numva ko nshaka kubaho nkora ibyo numva nshaka kandi wenda bitangirira n'umumaro mu buzima bwanjye bwa buri munsi noneho ngatangira kumugira umwanzi ariko uburyo umuntu ugucalenginze kujya ntago agomba kumwe ahubwo ugomba kuvuga uti se ikintu avuze gifite fact ese ni uwe mumaro kimfitiye mu buzima bwanjye bwa buri munsi ahubwo ugatavuga uti kuko ubundi mu buzima muri societe tuba munsi ku munsi ntago ivuga ngo ngewe brother NC agomba kumva ibintu kimwe na Jean Damour cyangwa se umurimo ni mugari ntago ariko byakagombye ahubwo wowe urazana ibintu bitandukanye n'ibyo mfite nanjye nzana ibintu bitandukanye n'ibyo ufite ibitekerezo ufite bigomba gutandukana n'ibyo mfite kugira ngo habeho ako kantu none icyo gihe hari ibyo uranyigiraho nanjye nkwigireho none duriremo hagati ubuzima bugende neza ntekereza ko no mu rugo n'umugore n'umugabo burya ntago amakimbirane na challenge tugomba kubitandukanya icyo bita challenge and conflict bigomba gutandukana kuko umudamu ashobora guchallenge umugabo ati mugabo wanjye ibingiye simbikunda gukena gucyo kugera n'umugabo akavuga ati umugore wanjye ibi simbikunda ariko ibyo ntago byakabaye bizana amakimbirane cyangwa se conflict mu muryango rero nge mu myizere yanjye no mu mitekerereze yanjye challenge ndayumva kandi ndanayemera kuko imfasha byinshi mu bintu nkora urabiza akazi nkora kabamo challenge nyinshi cyane ariko iyo nabaye challenged by someone bima imbaraga zo gukora cyane kugira ngo mbashe kuba nagira ku nzozi zanjye cyane iyo kuba challenged bituma ntekereza cyane atangira gutekereza byagutse bivanye ku bitekerezo umuntu aba ubundi kuba challenge yumva ute kugira umuntu utagucalenginga mu buzima ubwabyo ni ikibazo kuko n'aba twins cyangwa se abo twita impanga ntago bo twumva ko bafite ubumenyi mu bigendanye n'ubumenyamuntu batubwira ko baba mu ngobyi imwe nabo ngabo iyo bageze hanze ntago bahuza imyumvire barachalengingana somehow rero nicyo abazungu cyangwa se iriya migabane yindi yadusizeho bo bakunda challenge kubera ko iyo challenge niyo bigiriraho icyabagira umumaro mu gihe muri Afrika aricyo kibazo dufite iyo ugiranye umuntu aguchallenginze directement muhita mugirana conflict kandi normalement ntabwo byakagombye kugenda ahubwo iyo challenge wakagombye kuyigiraho ubundi bumenyi rero ngewe nkunda umuntu
rero nkunda umuntu uncalenjinga kubera ko umuntu uncalenjinga anzanira indi myumvire namwungukiramo. Ibyo wari uvuze by'umugore n'umugabo, umugore n'umugabo ugasanga barabana, hanyuma akagucalenjinga akakubwira, ugasanga nk'umugabo, abagabo barabizi dukunda kwihagararaho, ugasanga nk'umugabo aravuze ngo yangu ugenda ashaka kugura imodoka, noneho umugore aravuga ati reka ntabwo ugura imodoka, atahubwo urabanza ugura ikibanza twubake inzu, iyo modoka tubona tuyiparika, ukagenda ugashyuha mu mutwe ugashyuha mu mutwe. Iyo challenge hari igihe iyo uyitekerejeho kabiri usanga ikintu umugore wakubwiye ari cyo cy'ukuri. So that's why rero ngiye nkunda challenge mu buzima, kuko challenge mu buzima tuzungukiraho ibintu byinshi, kandi uzanagenzura uzasanga iyo habayeho challenge mu buzima, iyo challenge igusigira ikintu gikomeye kandi cy'iterambere kuri wowe. Niyo mpamvu kuko ibyo uri uvuga bijyanye na challenge nigeze twakabaye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nk'urugero witipika wari utanze urugero uti umugabo ashaka kugura imodoka, hanyuma wenda umugore akavuga ati no, wenda imodoka ntabwo ari yihutirwa, cyane cyane ko wenda muri sosiyete nyarwanda ntekereza ko burya ngiye mu myumvire n'imitekerereze yanjye ngira ngo urabizi hari ibintu njya kuganira n'abantu nge nizi ibintu bita social change, ivugura mibereho. Ni nayo mpamvu ushaka kuzategura kuzajya ntegura ibiganiro kuri DNC TV 24, wenda abayobozi ba DNC TV 24 bazadufasha. Buriya mfite content nyinshi zo kuganiraho ku bijyanye na social change cyangwa se ivugura mibereho, kubera ko hari ibintu impamvu abantu se badatera imbere n'iki, ni ukubera ko hari ibintu bakora baha priorite kandi bitakabaye, ahubwo hari igomba kubanziriza ibindi kugira ngo ibindi bigende bikurikiraho babe successful mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nk'urugero ushobora kuba wenda udafite, hari ibintu bita basic needs, ibintu donc ifati ubuzima bw'ibanze bw'ibintu ukeneye, bwaba harimo aho kurara no icyo kurya n'icyo kunywa, nako aho kurara n'icyo kurya no kwambara. Ibyo bintu ni basic need, ariko burya imodoka it's not basic need, ni ibintu biza umuntu amaze kumva ko ibintu by'ibanze yabibonye. Umuntu akawenda afite akazi k'ibihumbi 200, akagenda akajya muri banki agashaka inguzanyo ya miliyoni wenda 4 n'urugero, ya miliyoni 4, none agahita agura imodoka. Ntekereza ko imodoka mu by'ukuri ni ikintu cyiza cy'ingenzi mu buzima bwa muntu, ariko ntabwo ari basic need, ntabwo ari prioritaire ku muntu, ku kintu, ntabwo ari cyo kintu cy'ibanze. Ikibanze ni ukubona icyo kurya first, ukabona icyo kwambara naho kuba. Wenda umuntu ajya kugura imodoka, ajya gutekereza kugira amayindi yo kugura imodoka, yararangije kuba afite icyo kurya sava, afite n'icyo kwambara, ariko se adafite aho kuba. Njyewe njya mbibona hano hari atwibera muri Kigali, hajya abantu bita abanyiri byondo barandirode namukanya ama SMS ambwira ngo harenze iminsi 2. None imagine uguze imodoka yo kugendamo, ariko mu gitondo landirode cyangwa se nyiri byondo araje ageze gute gusohora mu nzu. Se mu by'ukuri icyo kintu ntabwo burya rero abadamu baba bafite mind iri advanced cyane cyane mu bintu bya economy. Ngiye niko mbyumva, kubera ko twewe nk'abagabo ugira ngo ukumva ushaka gukora ikintu runaka, ariko hari indi angle umudamu wawe ibonamo, kandi iyo ujya gucalenjinga bikugira umumaro. Urajya kugura imodoka, nyamara umudamu arakubwira ati ariko se urajya kugura imodoka, urabona bigo badusohora mu nzu, wahita ahubwo tugagura ikibanza donc ayo twakorewe tugura imodoka, reka tuyagura ikibanza. Noneho mu minsi iri imbere tuzubake inzu y'icyumba, nubwo yaba ari icyumba kimwe na salo, ariko twumve ko ari icy'umuryango, umwana azumva atanikwa icyo bita UPI. Akantu ka UPI muri iyi minsi, akantu ka UPI kari gukora umuti, kuko umuntu ufite umuryango udashobora gukora urumva ni ikibazo. Niyo
mpamvu buriya nzategura topic ikora ku bintu bita social change cyangwa se ivuguramibereho noneho tubiganireho nibura abakurikira DNC TV 24 bagira icyo bungukira kuri icyo gitekerezo cyane ko ntekereza ko CEO wa DNC TV 24 ntago azatwangira gukora icyo kiganiro. Ariko kuri icyo yenda waruvuze uvuga ati umuntu ashobora kujya gutya akagura imodoka kandi akodesha. Hari uburyo bubiri tuguramo amamodoka. Umuntu ashobora kugura imodoka bikunda kuba ku basore, umuntu nkagenda tukagura imodoka ariyo gutemberamo gusa, kuko mfite umushahara ungana gutya nkagenda nkagura imodoka ya miliyoni 5, 6, 8 kugera ku 10 bitewe n'umushahara mfite yo kugendamo. Kandi mu by'ukuri nta nzu mfite uretse n'inzu, nta n'ikibanza kinyanditseho na UPI mfite nk'uko wari ubivuze haruguru. Ariko hari n'undi uyigura akaba ati yenda tuvuga urugero ndashaka gukora taxi, reka ngure taxi voiture ihagaze nda miliyoni 8 hanyuma nkore ako kazi kambyarire ya UPI. Aho ngaho turemeranya 100%. Kubera ko urumva already iyo modoka ugiye kuyigura igiye muri business. Kwa kundi njya nkunda kuvuga ni uvugura mibereho niki ni uguhindura. Niba wari kuri level ya mbere uba ugomba gufightinga n'ubuzima kugira ngo ujye kuri next level, kuri level ya kabiri. Level ya kabiri rero ni urabanza level ya mbere uriho niyo kuba ufite wabonye amafaranga yo kujyana muri bank. Yego. Uguze amafaranga, tusipoze ko nta mafaranga ufite, ariko ufite make cyane nibura nk'ibihumbi 200 n'urugero hase 300 tufate kuri 500, kuko nakeza ko batagwa miliyoni 5 udafite kuri konte miliyoni cyangwa se 500 bitewe na bank izaza. Kereka bari nka avance salaire, ivaye nka avance salaire. Noneho uragenda uguza amafaranga numara kuyaguza muri bank, ariko target ni ukugura imodoka yo gucuruza. Donc iyo wagiye muri taxi voiture aba ni ubucuruzi wawinjiyemo. Icyo ngicyo nicyo nemera ahubwo kurusha n'ibindi bintu byose, kuko icyo gihe nta kosa ubukoze kubera ko ntaguze imodoka yo gutemberamo, kuko burya hatembera uhazi. Yego. Komeza rero aho ngaho ndemeranya. Abasore muri rusange bafite ikibazo kimwe. Ikibazo bafite nta kindi. Dufite ikibazo cyuko umusore dushobora gucekinga risk tukagenda umuntu akagura imodoka gusa kujya atemberamo ngo aterete abakobwa beza, nta muntu utaba proud yo gushaka umukobwa mwiza, gutereta umugore mwiza, kugira umugore mwiza kwa. Abasore rero iyo ndwara turi kuyandura, ariko ntago njye aribwo buryo kinizera. Numva ahubwo wakagombye kwiyerekana ukuri. Umara kwiyerekana ukuri ukwemereye cyangwa se ugukundiye ukuri, mugapanga uburyo kimwajya kuri ya modoka. Ariko gufata amafaranga mukagura amamodoka yo gutemberamo gusa, ahubwo ngo ari n'abakodesha. Buriya rero hano muri umujyi wa Kigali dufite challenge nyinshi cyane. Buriya mu mujyi wa Kigali umuhungu agira gutya akabona inkumi akumva arayibengutse. Sometimes nkunda gukoresha ikinyarwanda cya nyacyo, kubenguka uri kumva icyo bishatse, nko kwikunda, kubenguka no kubona umukumva arayikunze. Kavuga ati se ni iki kintu nazakora kugira ngo mbashe kugira kuri uriya mukobwa. Ni kwa kuvuga ngo umusore utirariye ngo arongore ngo. Ariko nekeza ko uyu munsi mind zigomba guhinduka. Ni nayo mpamvu nekeza ko nicyo n'indi topic tuzaganiraho. Hari uko urugo rushobora no gusenyuka kubera ko uterekanye uwo uri we mu gihe cya mbere. Aho ngaho rero icyo nari ngiye kuvuga niki, muri Kigali umuhungu ashobora kuba afite akazi gasanzwe just kamanye nk'ibihumbi 100 mu kwezi, uretse urumva bari make muri Kigali nawe urahazi. Muri Kigali ibihumbi 100 bari make, akemera agakorera amezi 3 akabona mu 300, akazarara atari yirira ubugari gusa n'agasosi ibihumbi 300
yamara kuyibona akajya gukodeshamo imodoka y'Ibihumbi 150 kujya gusura umukobwa w'inshuti ngaho mbwira ese kuko nk'uwo muhungu ufite mayini imeze ityo ngaho mbwira iterambere ririhe ntabwo impamvu mbisobanura iyo uzi neza urwego urimo niyo mpamvu nuko hano mu Rwanda urabona ko dufite igihugu cyiza gifasha donc igihe opportunity buri muntu wese kugira ngo abashe kwirwanaho ari nabyo burya shimwe n'ubuyobozi bwiza burya ufite ubuyobozi bwiza byose birakunda ibi byose ubona tukora bikagenda neza no kubera ko dufite ubuyobozi bwiza yego wenda aho biratandukana n'ibindi bihugu ariko umuhungu umeze gutyo kuzatera bizamugora kubera ko we ari kujya kwego tarurwe nekereza ko nubwo yabeshya n'uwo mukobwa nkuko wari ubikomojeho akiyerekana uko atari yego kandi bigakunda bikanakunda umukobwa kanamukunda ariko final umukobwa azatarabira nubwo mwana abana mwagira none se ni gute abantu babana ukwezi amezi 2 amezi 3 amezi 6 bagashwana hari igihe umudamu abona ko bwari ubukwe bw'igihuha rwari urukundo rw'igihuha yego hanyuma kumva ko atashobora kwihangana umuntu rero nkuko wenda barubivuze ntekereza ko umuntu je nimba ngenda ku igare nibyo ngendaho nyine unyemera ruko ariko uyu munsi ntago ariko bimeze yego umuntu umwe wigeze kutubwira ijambo aratubwira ati ubwo wenda naguciye mu ijambo twari turi muri donc twaje tuganira ku bijyanye na siroga urujanda muri afite yubatse zina muri mugari ariko urumva ko twicira utundi tuntu kuko iyo mfite yo nakoze ibiganiro nk'ibi mba ngira ngo twiganirire tujye tutangira kuri topic imwe ariko n'ubundi tukajya no ku bindi ubu twageze hahandi kuri ya topic yindi wenda twavuga ngo kwirarira ese kwirarira bifasha iki uwiraririye ese bimwungura iki bimusenya ku ruhe rwego ese ni iki cyakorwa kugira ngo niburi uwo muco wo kwirarira we waca kugira ngo abantu babashe ko bagomba kubaho kandi biteze imbere bitewe n'ukuntu biyakiriye muri bo mu buzima bwa buri munsi yego ndamukomeza rero ari umuntu umwe yego kandi tubashishikarize gukora subscribe share comment kugira ngo ibiganiro tubageza ku munsi bijye bageraho ko ndabizi dufite inshuti zigiye zitandukanye ari abantu ejo bari banyandikira bari kumbwira ngo ati Paradise ati turagukunda cyane ati kunda kudukorera umuti atariko atari ibintu bigeze kutwereka bijyanye n'ibintu by'ubukerarugendo ahantu nyaburanga bati muze munatembera rwose mutwereke bati ngiye ntago mba mu Rwanda atariko navuye mu Rwanda ndi umwana muto batari ku buryo twereka imihanda yo gukorwa mu mayaga ari mu minsi ishize nafashe ka video nerekeza mu mayaga hari umuhanda twabonye dushimira umukuru w'igihugu kubahwa Paul Kagame yadukoreye umuhanda mwiza cyane kuza Nyanza na Bugesera twanashyizemo cyangwa se badushyiriyemo amamodoka tekereza ko uyu munsi nta muntu ushobora uri kuva Nyanza agiye mu Bugesera ngo ace za Kigali aceza hano za Ruhango Muhanga za Kamonyi moja kwa moja ni hari yego ahubwo umusaza zaho uri ku turamusabira cyane turamusabira kabisa umusaza nta gasaza kabisa leta rwose harimo umuyobozi wacu turamukunda ni umuyobozi w'ikirenga turamukura cyane intore yacu nibyo nakubwiraga rero nkuganira umuntu umwe twaganiriye arambwira ati umusore utwara imvewiti yase nta jambo afite ku banyonzi bafite amagare yabo icyo bishatse kuvuga b'abasore birarira ngo batwara amamodoka kandi ari ayabasi cyangwa se bayakodesha atari n'ayabo nta jambo bafite ku banyonzi banyonga igare ryabo rya buri munsi aho rero niho mvuga nti umurimo ni mugari koko abantu bakwiye kubanza gushaka dukwiye kuva muri bwa buzima bwo kwirarira kugira ngo nemeze runaka kuko umukobwa abahungu turabikora cyangwa se abasore umukobwa uteretesheje imodoka wakodesheje cyangwa se yaso cyangwa se ku kazi akagukundira iyo modoka nawe ukundira ibindi by'uko yabonye witonda cyangwa se udafite izi ngeso mbi cyangwa ziriya nizera ko umunsi umwe yamenye ko bya bintu atari ibyawe azaguta
azaguta none si ngo zigusenyuka byatewe ni ibyo byose cyagiye wavuze mbere uguta abantu babana amezi 3 5 bagashwana nuko ari story imwe yabaye ariko n'umuhanzi biba yitwa Pasi ntago mwibuka yaririmbye yakundanye n'umusore w'umunyamujyi none wamubwira ko afite ipikipiki amubwira ko afite amazu afite imyenda afite ajya wabona afite amafigo afite amatraction afite intebe ariko ubukwe burangiye nyuma y'icyumweru buri wese aza gutirura icyo yamutije so nibwo kwiyemera rero umunyarwanda uvuga ati gerageza useruka ukuri nizera ko abantu dukwiye guseruka uko turi umuntu uzagusekera ko ukennye uwo ntanaze kwinjira no mu buzima bwawe ntazinjire mu buzima niyo mpamvu wenda icyo tuzongera tufite topic nyinshi tugomba gusangiza kubera ko urabizi DNC TV24 ikora ku bintu bitandukanye ku mikino imyidagaduro iyobokamana donc ni channel iri wided ku buryo impamvu ari abantu bigeze kumbaza ejo bundi batari ko tuzabwe ati DNC ati niwo ukunda kuboneka kuri channel ya DNC TV24 kenshi cyane batuzabwire CEO wa DNC TV24 ati nukubera iki atahisemo gukora content imwe no impamvu narabimubajije arambwira ati reka muhugire ati kora ko ati ngomba kuzana mind itandukanye n'izabandi ba content creators ati kubera iki ati hano mu gihugu cy'u Rwanda hano ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye kuko twa dukoresha ururimi rw'ikinyarwanda wenda mu minsi imwe tuzakoresha n'izindi ndimi kubera ko DNC TV it's wide ni ikintu kinana ni channel nini kandi ifite abantu benshi b'abanyabwenge bafite n'ibintu byinshi batanga basangiza abanyarwanda n'abandi bantu bo hanze batumva ikinyarwanda wenda tuzana dukoresha n'izindi ndimi ariko uyu munsi turi gukoresha ikinyarwanda aravuga ati kuki utahisemo content imwe noneho nahise mbaza CEO wa DNC TV24 arambwira ati oya ati ubundi njya kuyicreatinga ati yari kwari ukugira ngo sangire n'abanyarwanda ku buzima bwose bwa rusange kubera ko umuntu n'umuntu ariko hari four aspect uburyo buri biological spiritual psychological n'ibindi donc economical ibyo byose rero biba bigomba kuba bigize umuntu rero iyo tuganira ku mikino bituma abantu baruhuka twaganira ku bijyanye n'iyobokamana bigatuma abantu baruhuka mu buryo bwo buri spiritual twaganira ku bijyanye na economic mu buryo bwa social economy abantu bakabyiyumva ibintu niyo mpamvu tukora tutacinga kuri za ntuza zose impande zose kuri corners kugira ngo buri muntu yisante kuri DNC TV24 reka wenda ko nakari gace so nuko so rero umurimo nk'uko arabuze tumurimo ni mugari ahubwo ko numva iyo topic ari ngari cyane koko kuko urumva iri gutacinga kuyobokamana ejo bundi iri gutacinga ku buzima bwacu bwa buri munsi donc abantu bakenewe kwigishwa kugira ngo bahinduke ari nayo ntuza ndimo ni nayo angire ndimo ivuga ngo social change guhindura imyumvire n'imitekerereze kugira ngo abantu biteze imbere kuko ntabwo waba ugifite mind yo kumva kuragenda muri verite y'umubyeyi wawe simbo twese tugira aho buri muntu agira background yiwe yego ariko simpamye neza ko akantu uvuze karantakiza akantu uvuze ngo umuntu donc ugena muri verite yase ageze gute nta jambo afite ku banyonzi batwara amagare yabo very nice aho kantu rero tuza DNC TV24 mukandika ahantu abantu nibura ako kantu mu kiganiro kirenze iminota ingahe dukoze kaze kuba impamba n'urwego kazabageza kabe keyword mu by'ukuri kugira ngo sibo ntituganire turaganiriye ibyo twaganira ni byinshi cyane ahubwo reka tugire gutya tuti iyi ni episode ya mbere yego tuzaza tuje kuvuga kuri kindi kintu noneho ku bantu wenda basanze twatangiye ikiganiro twari twiganira ku ijambo rivuga ngo umurimo ni mugari nka DNC TV24 yaturutse i Kigali imanuka mu majyepfo yerekeza ahantu bitegatagara mu murenge wo ni Mukingo aho twahuye n'umugabo
uwo bita Damour ni umusore yubatse zina ngo umurimo ni mugari aho ngaho rero niho ni umusore ugiye kuva mu busore wenda iyo bitopite tuzongera tiga ariko mbona n'inshuti za Dennis bazagira ukuntu bakwakira kuko ngira ngo ugiye kuba umwe muri twe yego so rero reka duhinira aha wenda ntabwo twarangiza ikiganiro yego utagize icyo ubwira inshuti za Dennis TV 24 hanyuma tukorozinga tukasaha reka tubabwire ko tubakunda kandi tubizeze ko tubafitiye ibyiza imbere ariko kandi tubabwire ko bakwiye gukora subscribe bagakora share like and comment kugira ngo ikiganiro tuzajya dushyiraho ubuyobozi buzajya bushyiraho uko bucya prodinze kizajya kikugeraho ako kanya turabakunda.